ariko Mbonyi azi n'Amasasu azi. Uri Mbonyi ntashaka kumeneka ibyimba atamena umuceri runaka, n'Amasasu nawe ntashaka kugira ibyo atobora, biri hagati aho ngaho, ariko muri babiri harimo ikintu kirimo kizwi kibyimbyemo tutahita tumenya. Findi rutwa na Sararoga. None rero urabitoboye. Dero Ureruye. None mbwira ikintu cyari aho hagati Gabby yarakoze n'igiki? Gabby se kwamamaza byabaye icyaha hehe? Hanyuma niba yaragiye kuri ayo mahame akamubwira ngo oya ni icyaha, ubwo se urumva ibyo bintu Mbonyi abyemere? Ntabwo Mbonyi yabyemera. Nicyo kintu nakubwiye, tuza, nicyo kintu nakubwiye, ndakubwira ngo Mbonyi bravo, coup de chapeau, gukubita umwuka w'idini, komeza ukubita uhabye, wegeze kure mu muhungu wacu, tera imbere rwose. Rwose ariko se koko Mbonyi ndabizi ko iki kiganiro gukireye usengera ahantu, reka musubirize asengera hose kuko umutima Imana iri mu mutima we, ahubwo mubaze ngo ateranira harya gusenga turabigendana. Abarakora mugira utuntu twinshi. Oya, gusenga turabigendana, n'ahandi gusenga, n'ahandi mu kiganiro wambaza ndi gusenga. Okay, Gabby ni umukobwa kandi ufite daddy. Daddy oya, ariko rero ntibajye banatwumva nabi. Ari gihe umve wenda ibintu akavuga ati banyibasiye, ariko ntawe twibasiye. Aho turavuga ibintu biririyo bigaragarira umuntu wese, umuntu ashaka kuvuga ati mbese nuko byagenze, ntimugashake kubindikiranya abantu, sibyo? Hanyuma Gabby gufata umwanzuro wo kujya kubibwira daddy kugira ngo amusabe uburenganzira. Gabby afite ikosa cyangwa daddy wamubujije afite ikosa? Daddy nawe tumubajije wasanga afite ukuri ko kuvuga ngo umwana ninjye umurera, ariko ze ninjye umutunze. Reka njye mbivuge gutya rero, reka njye mbivuge gutya, muri kuncotora, reka mbivuge gutya. Gabby afite ubujiji bwo gukikamirwa n'imyumvire y'idini, ariko nyine iterambere rye niryo muri church akunda. Kandi ni umuhanga. Gabby ni umuhanga rwose, aririmba neza, afite ijwi ryiza, ni umuhanga pe. Ariko idini abantu ntabwo baramenya ikibazo. Uzi abahanzi bakuru, reka nkuvuge icyo kintu, ni wowe uri kunzana muri ibi bintu. Ikinyoma cyahindutse ukuri ariko gifite intebe y'ubujiji, birangira ihenutse iyo ibihe bisobanuye ukuri. Ngo akantu kabi gashobora mu byo twumva biravugwa hano turi mu mbone y'ubusesenguzi, gashobora kuba gatuma abo bahanzi kenshi badashobora kugenda, nuko ashaka bahora n'abahanzi bari lokali, nuko ashaka kubabwira wivaha, kora ibi, genda ibi, mbere yuko ujya kuzana umukobwa ngo uzamwemerere umwanzi umumurikira amezi 6. Ariko ibyo urumva koko donc utwo tuntu nk'utwo twose bari abashumba bazima, ndabihamya, ari abashumba bazima. Imana ibahe n'umugisha, Imana ibahe umugisha. Waruhukiraho ukamubwira ibanga karibika, waruhukiraho ukamubwira ibikugoya akagupfubika, waruhukiraho akagufasha. Hari abashumba bazima bashyigikira amaboko y'abanyempano. Ahangaha mpite nshimira Apostle Mignoni Kabera. Wowe yareka mushimire indeze uyu mushumba, umuyobozi wa Noble Church ndetse na Women Foundation. Mignoni mushima. Kubera iki papa? Ndamushima kuko tugize abashumba benshi nka 50 bafite umutima agira wo gufata amaboko abakirisitu cyangwa abandi banyempano. Hari ikintu byamara. Umushumba ushobora gufata umwana uba mu rusengero akamukoreshereza ubukwe. Umushumba ushobora gufata umuntu akamuvana hano akamutegera indege wabaye ari inzahare. Tujye tuvuga ukuri, ibi ishimwa tubishima, ibinengwa tubinenga. Ibyo na ba Ernest barabikora. Aya Ernest uzarebe ari amasaha ajya gutangira ku gatuti. We ntumbangire kanivugire Mignoni. Kiriya kintu yambajije ngo mbese amakuru ya Mutesi byari ibintu bisanzwe nk'uko nguko ushobora kuba utaratangira n'ikiganiro. Tavuga nti ni byiza, nabo nta byari byose nabonye amakuru ari meza kubera ko nabonye yagiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yagiye. Ngewe nshiduka
mbona yakoze akantu k'amasegonda, abantu barebye icyo kiganiro, akantu k'amasegonda 30 yagiye asubira inyuma ararikodinga ngo umugabo wa Pst.Mutesi tumugezeho, ngo Mutesi yagiye hanaha, ngo umugabo we wasigaye hano mu Rwanda. Can you imagine? Ntabwo nigeze mba umugabo wa Mutesi, sindi nawe, umuntu akominikana cyane ari ntabwo nta n'ibihari, n'ibiganiro byinshi tubaze tufitanye. Ni gute umuntu muzima atinyuka kiriya? Ni biri mu byaha bihanurwa. Irano gukwirakwiza ibihuha. Kabiri ni ugusebanya, ni ukunsebya, ni ugusebya umuryango wanjye, no guharabika isura yanjye. Gatatu ni ugusebya Pst.Mutesi, no kumuharabika, no kumwibasira, birane harassment. Ariko se bagenzi banjye tujye tureka tunoroshye, ubu no kugira ngo tugire kukize. Ibaza akantu ugiye gukereya k'amasegonda 30 katari mu kiganiro utavuze. N'abantu babibonye, babonye icyo kiganiro, n'abantu bakikibona wenda bazarebe ko atari ibintu byafindafinditswe byo guterateranya byabayeho. Ikindi ntago wavuze ikiganiro ngo wakoze umuntu ku kiganiro ngo haburemo indi story. Nibazatangire ku kiganiro nyuma y'amasegonda 33 nibabonamo indi nkuru ivuga kuri Mutesi bazavuge ko nabiganiriye. Ibi ni impamvu zo kugira ngo batwike. Impamvu yo gutwika ngo kugira ngo ikiganiro kirebe. Ariko ushake gutwika, ushake gucuruza, ucururije ku kwica izina ry'umuntu. Ese Pst.Mutesi yigeze guhamagara yarishishekeye. Ntacyo ndawe, ariko nahamagawe na benshi. Yarumiwe, ariko nawe yarumiwe Mutesi. Ejo sigitangaza ko yanjyana mu rukiko Mutesi byashoboka. None ese wowe umunyamakuru waramwihoreye, urumva mwakoranye ikiganiro, umenye ko aya makuru yose ari kuhuzahuza ibintu bitari byo. Babandi yabanje no kunkoraho amatitire, ndo umunyamakuru mugenzi wawe yabanje no kunkoraho amatitire atabaho, atubashywe. Ngerageza kumuganiriza nk'ibibona, ambwira ngo kuraho ibi bintu, ntiyabyumva, ambwira nabi, ndamureka. Ariko kugeza ubu byageze mu zindi nzego. Yambwiye nabi ko ngo ntagomba kumutegeka imikorere y'ibyo agomba gukora. Urakoze kumbaza iki kibazo, nambivugeho. Ntabwo hari n'umuntu umwe wampamagaye, ariko hari wamushumba wahamagawe n'inda hanze, akazi karabuze, baransezereye, nta kintu mfite cyo gukora. None ninza nkavuga zopayi rokasha nini ya raporo rokumba nini ya reka tupura, umva ko Uwiteka avuga twakeya roka. Ubundi abagore bakirukanka nibo bayoboka babe roba. Akakubwira ati mbere yuko kugira ngo nze hano Imana ikugire neza ikuzingure, dore envelope y'ibihumbi 500 ngiyi ndi kuyatira ishyira hano. Uriho umwuka w'urupfu, ndi kubibona. Uriho umwuka w'urupfu, zani tu abireke gute, abeho gute? Aho yazabireka ariko yemi. Tubasuhuze mwese abadukurikiraho muri hirya no hino ku isi, tubasabira umugisha w'Imana. Nge ndikuzo Emi, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye by'Ihumure, na n'uyu munsi turi kumwe. Soko rero hari kiza twakoze ngo umunsi tube turiho, ahubwo ni imbabazi z'Imana. Yes, hanyuma rero munyemerere nshimira abantu bose badukurikiye bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza, mwese muraba agaciro kubera ko mwafashe umwanya wanyu kugira ngo muze kureba ibi biganiro dukora. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza. Akazi mukora mukakirengagiza mukareba iki kiganiro cyangwa se mugakurikira channel yacu, ngiye mfashe umwanya ndabashimiye by'umwihariko. Uri umumama, uri umupapa, cyangwa se uri umusore, uri umukobwa, hari byinshi ukeneye ku Mana. Imana data ibiguhe kuko ari umutunzi w'imbabazi, kubera ko wafashe uyu mwanya rero ubutunzi bwawe wakoresheje. Imana iguhe umugisha kandi ize kwagura ubutunzi bwawe ndetse n'umuryango wawe, ize gutanga ibyo wifuza. Hanyuma rero abari mu mugabane cyangwa se bari ku mugabane wa Aziya, namwe nibyo tubifuriza, turabasabira umugisha. Hanyuma ari kuri uyu mugabane nawo w'Uburayi, namwe tubashimire kubwo mufata uyu mwanya mukareba ibi biganiro tubagezaho mu bihugu bitandukanye. Abari muri Australia namwe nuko, Imana ibahe umugisha. Hanyuma kandi bari ku mugabane wa Afurika, by'umwihariko iwacu muri Afurika, kandi Imana ibahe umugisha, mwe mwumva ikinyarwanda aho mudukurikira muherereye. Wewe wakoze subscribe, warakoze cyane, nawe ubonye iki kiganiro bwa mbere uyikore.
hanyuma kandi nanone uze gutanga igitekerezo muri comment. Hanyuma inkunga ikomeye tubasaba no gukora share cyangwa se gusangiza abandi ibi biganiro. Uyu mugabo turi kumwe ari buze kutwibwira so bwa mbere umubonye ku IHUMURE na n'uyu munsi wongeye kumubona, ariko noneho hari message uyu munsi ari buze gutambutsa nifuza ko nawe uza kuyumva nko kwayumvishe mu ncamake. Hanyuma rero fata umwanya uyumve, hanyuma iki kiganiro tuze kuboneramo umugisha twese. Reka dusenge, niwo muco wacu tugira. Data, turagushimye kuri umutunzi w'imbabazi, tugushimira ubwa no kugira neza kwawe. Ubanye natwe mu biganiro byatambutse na n'uyu munsi turi kumwe. So ko ari cyo twatanze ngo tube turi bazima, ahubwo ni imbabazi zawe. Mwene data tugiye kubana mu kiganiro ntaba ari we, ahubwo ashobozwe nawe. Aho twicaye ahangaha data turakwinginze kugira ngo dushyigikire. Ku bwacu twavuga nk'abantu, ariko ntibyagira icyo byungura, ariko dushigikiye byakungura benshi. Kakanya rero turabizi neza ko hari abantu bafashe umwanya wo kugira ngo barebe ibiganiro, cyane cyane iki kiganiro twicayemo muri uyu mwanya. Baho umugisha, ubagire neza, kandi umuntu wese uze kwagura ubutunzi bwe kuko yatanze uyu mwanya, kandi nanone mu muryango we wigaragaze kuko uri umubyeyi. Icyubahiro kibi cyawe ni mu izina rya Yesu tubyambaje, urakoze, amen. Twarahumurijwe rero duhumuriza n'abandi, niyo mpamvu twifuza gusangiza abantu benshi ibiganiro nk'ibi by'umumaro. Sevesoni Karame, karibu ku IHUMURE. rwose ndisanga. Urisanga ku IHUMURE si ubwa mbere. Wabonye isura yawe kuri iyi kamera y'IHUMURE si ubwa mbere bakubonye, n'ushize twari kumwe. Si n'ubwa nyuma. Si n'ubwa nyuma. Nangize ngo ugiye kwivumbura uve kuri channel. Mvuze ngo ndahise ngenda. Maze iminsi mbona harabakwibasiriye. Ndavuga ntibizarangira Sevesoni avuye kuri channel. Buriya ni amahitamo yabo ya. Kubera ko amahitamo ya muntu niwe muntu, ariko akenshi kuko tushobora no guhitamo amahitamo bitewe n'ibikomere cyangwa bitewe no kutamenya icyo tugomba kuvugira kuri YouTube. Ejo tugazashiduka twarigaye ipfunwe rikadutera ibindi bibazo, cyangwa se nk'uko umuntu ashobora gushiftinga akavuga ati kubera ibyo nakoraga kuri YouTube mbona birangiye bikampagariki. Cyangombwa rero ni icyo, ariko igihe cyose ngiye ngifite message ngomba kugeza ku muntu wese, nta cyayinkuraho kuko iyi ni opportunity Imana yatanze kugira ngo umuntu ageze kure ubutumwa mu buryo bubiri. Hari ubutumwa bwiza, hakaba n'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Bwombi nge nemera kubutanga. Yego, nemera gutanga ubutumwa bwiza bufasha umubiri mu buzima busanzwe bw'isi tubamo. Emi, niba ngewe shobora guhagarara hano hakaba hari abantu bifitiye ikibazo cy'umubiri wabo ukora cyane byananiye, umubiri ushyuha. Yego, uyu muntu bikaba byaramunaniye, Kristo ntashaka kwemera amahame ye, ariko n'umubiri we nawe arawukunze, ashaka kwinezeza. Niba byanze kumubwira ngo ntazabagirwa agakingirizo, ubwo n'ubutumwa bwiza burinda umubiri we. Ni ubutumwa bwiza burinda umubiri we. Kabiri, nimbwira umuntu ngo vana amaboko mu mufuka ukore, ejo utazaba umutindi, ni ubutumwa bwiza nzaba ntanze. Nimvuga ngo irinde gutwara imodoka wanyoye, ni ubutumwa bwiza nzaba ntanze. Ariko si ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni ububwira abantu iby'ubwami bw'Imana, bubakangurira ko nyuma y'ubu buzima dufite ubundi buzima tuzabamo, ari bwo bugingo bw'iteka. Kristo yapfiriye tukitwa abana b'Imana mu bise by'amaraso. Ubu rero ndacyafite nkiri mu isi ngihumeka, nkifite unyama, nkifite ururimi rubivuga, ibi bintu byombi nemera kubikoresha. Rero mu gihe ntacyo mpahuriye rero nacyo, nta mpamvu navuga ngo ndasezera. Kandi ukiriho utanga message. Ntakiriho nkamwe. Ubutumwa bwiza ni ngombwa. Sevesoni, uri umwe mu basesenguzi babona ibya gospel hano muri iwacu by'umwihariko, ariko mu Rwanda. Yego. Usibye no kwisi ko tuzahagera. Ariko turi hano i Kigali, uri umwe mu bantu babaye muri ibi bintu. Yego. Uri umuririmbyi, uri umuvugabutumwa, ubaye kuri tere, iki kibugu kinyuzemo. Ibyo nabazaga Joel ejo bundi wiyobokamana, nibwo abantu benshi babaye abasitani bo babazanye kuri YouTube. Ariko nanone izina ryabo benshi riri kugenda rirangira. Ese babigizemo uruhare?
ibyo yansubije mwarabyumvishe. Yego. Hanyuma Sevenson yaremuzanye nk'umuhanzi ndetse nk'umuntu waciye imbere y'abashumba batandukanye uhereye iwacu mu idini rikomeye ry'Ikigugu. Hanyuma uyu munsi hari ikiganiro tugeze gukora hano baravuga ngo umenye uri gushaka agatuti sha muri ADP. Uzasubira muri ADP Sevesi. Uzasubira muri ADP wanyu ushaka igicumbisha. ADP tuyivamo ikatugumamo. Ako kantu sinzi nko itugendagendamo. Ushobora kuva muri ADP ikakugumamo. Amashereka wonse igihe kinini agutemberamo. Cyokora hakagira amaraso atakugumamo. Yego. Naguha urugero. Kananga urugero rworoshye. Itorero ryitwa Bethesda Holy Church. Ni ADP risa icyo batandukaniraho ni kuri doctrine n'amahame yuko ababyeyi n'abategarugori baho badefiriza bambara amapantaro bambara amajipo magufi. Nibindi byose ADP. Oya ntago ari ADP ADP idafite itembera itemera imisatsi ose ADP izagera kandi bikubwiye nyene ngo icyo batandukaniraho nuko abari n'abategarugori badefiriza bafite doctrine yibemerera. Ariko kuko muri Bethesda ntawemera kujya ku ruhimbi yambaye ipantaro. Ayewe ntushobora kujya ku ruhimbi wambaye ipantaro. N'abahungu ngo ntabwo ushobora kujya ku ruhimbi wambaye ngo bwa buntu bugufashe ntibikunda barakumanura. Ahandi kubera iki? Kubera ko Bishop Albert Rugamba yanyoye amaraso ya ADP. Nunasanga abakirisitu benshi bari muri Bethesda uzasanga ari abakirisitu banyoye amaraso ya ADP. Nuvuye muri Bethesda ntajya handajya muri ADP. Okay, karagaciyemo. Okay. Arakoze cyane Sevenson nawe ADP nyamugani yarayimize nago yigeze imuvamo kubera ko ariyo yamureze. Reka Sevenson tumusabira umugisha arakoze cyane. Amurakoze. Hanyuma muri iki kiganiro tugiye kubana Sevenson ubushize ubwo twari kumwe ahangaha waje uvuga uti Isirael Mbonyi yarisobanukiwe niyo mpamvu uyu munsi ashobora kuzuza arena BK Arena. Hanyuma bigatanga icyizere ko noneho ashobora no kuzuzuza stade Amahoro niramuka inabayeho. Ntabwo ari igitangaza ko azayuzuza. Ntabwo ari igitangaza. Abayakiri mu gihe Imana ishaka ko kwabamo. Abaye reka nkubwire rega yeme. Ntabwo Mbonyi ari we muhanzi w'umuhanga mu gihugu dufite. Nta nubwo Mbonyi ari we muhanzi wandika neza kurusha abandi. Ahubwo Mbonyi yaje mu gihe cye. Igihe cye rero yajemo gifite ibintu byinshi gisobanuye. Amasi kugera mu gihe cye yaje mu gihe we ndabivuga nkimora ngisubiramo. Yatsinze umwuka w'idini. Awuritura awukubita hasi. Mbonyi arisobanukirwa amenya ihishurirwa rimuri magomenya icyo agomba guhisi nuko agomba gukorana n'Imana ye. Urumva? Igihe cye gikoresha neza. Kuko uyu munsi iyaza kwemerera imbaraga z'idini ko zimutsikamira ntabwo Mbonyi n'ubundi abageze aho agomba kubaho. Rubwonyi bose nkomeze mvuge ngo Mbonyi yarisobanukiwe yakoze ikintu kiza cyane. Yaha nari nguciye mu ijambo. Okay. Tukira ahangaha Sevenson ukibivuga ora kubaza ngo none se iyo uvuze ko Mbonyi yisobanukiwe impamvu nuko yaba adafite umushumba umuyobora. Muya ntabwo ari iryo bigaragaza ko yisobanukiwe akava mu mwuka w'idini. Ashobora kugira umushumba umuyobora ariko ntiyemere gukandamizwa n'amategeko y'idini ry'uwimuyobora. Ku rukuta rwa Twitter Isirael Mbonyi agaragara yandika avuga ko idini yakwica. Ntago yigeze yemera ko idini ari ikintu kizima. Benshi mu basesenguzi babigarukaho bavuga ko Mbonyi yavuze ko nta mpamvu yo kuba mu idini. Hanyuma kandi uwo mwuka ni uwo twitaga umushumba we Apt.Masasu Joshua. Benshi bakunda kwita dadi. Aho kubera iki? Dadi wabo ntabwo ari dadi wanjye. Ngira dadi umwe kwisi
ni papa wambyaye ari kumwe na mama bubaho, nkagira dadi umwe, ni Imana nyir'ijuru n'isi yambyaje ibise by'amaraso ya Yesu Kristo. Ya abafite ba dadi benshi nabo ni courage bamamize, aba n'abafite ba mami rwose nababwira iki, cyokora nshobora kwita mami kubw'umuntu namwubaha kuko yabangana na mama, amubwira ngo mami, nkuko umuntu yaza akakubwira ati hey bro, ya kuko uri grand frère we, ariko dukomeze. hanyuma nibwo Apt.Masasu yavuze ko abahanzi benshi muri inzererezi, nawe uri inzererezi, bite mwanzererezi? Ntabwo ni inzererezi wala ariko zebezo ariko go. Hanyuma aha bivuze ko benshi bashatse kuvuga ko umwe yabwiraga undi, nk'umusesenguzi twahamagaye Seveson, yego, iyi meaning y'uyu mugabo oya nako uyu musore Isirael Mbonyi muri ibintu yarashatse kuvuga, usesenguye wasanze ari cyo ashatse kuvuga, hanyuma wenda tuze kureba no kuri Apotre nawe n'icyo yarashatse kuvuga mu busesenguzi bwawe. Reka iyi speech ya Mbonyi nanjye nyisome, ayitangaza kuri Twitter ndetse ayishyira no kuri Facebook. Yaravuze ngo iki nicyo gihe cyonyine, oya ntabwo ari sorry, nari nsomye itariyo, nari nsomye indi, ariko n'ubundi ni Mbonyi, nari Mbonyi, ariko yaravuze ngo idini riramugaza, idini ririca, idini riyobya abakirisitu kandi riyobya imitima y'abantu. Nimureke twigisha Imana, tuvuge kirisitu, twigishe kwihana ibyaha, tuvuge iby'ijuru n'ibyururutse imitima, tureke kwigisha amahame y'idini. Exactly. Imana imuhumugisha. Mbonyi Uravuze ngo yarashatse kuvuga iki? Usesenguzi bwawe Cyangwa na poso Masasu. Yego. Aho dore kuri Mbonyi yarashatse kuvuga iki? Mbonyi ibi bintu yavuze yabyandikaho igitabo gifite page 100 cyangwa 200. Ngaho ushingiye mbisubiremo, idini ririca rigahuhura, rikafunga, rikamugaza, rigashyira muri serikeye, gashingura, rirashyingura. Iyo tuje kuvuga idini, abantu bamenyereye aya mazina y'ama churches, restoration ya ADPR, Betesida, Katolika, Islam, bazi ko ari ibyo. Ariko buri idini rikomeye cyane ntabwo ari inyubako. Idini rikomeye ni imyumvire. Idini rikomeye ni amahame, imigenzo. Na Yesu ntabwo yigeze yanga idini, yaribayemo, ntabwo yabaye umunyedini, ahubwo Yesu ntiyanze idini, ahubwo Yesu yanze imihango y'idini. Kuko yaravuze ngo idini ryiza ni irita ku mfubyi n'abapfakazi. Urumva ko yafashe idini ryiza kuko ari rikora imirimo myiza. Tukayihuza na Matayo 25, aho yavuze ngo nari nshonje muramfungurira, murangaburira, nambaye ubusa muranyambika, ndi mu nzu y'imbehe muransura. Ariko ngo hari nabo yabajije ngo nari ndwaye ntimwaje kunsura, nari ndi mu nzu y'imbohe ntimwaje kundeba, nari nshonje ntimwamfunguriye, none nimumva imbere sinigeze kubamenya. Kandi babandi abo bavugaga ngo mu izina ryanjye twararirimbaga, twarashumbaga, twarabahanuzi, ariko ntiyigeze kubamenya kuko batakoze iby'idini ryiza. Nukuvuga ngo hangaha nituza ku idini dutandukanye inyubako n'amazina y'amasosiyasiyo n'amakoperative. Ubundi ibingibi ADPR, Zayoni, Hori, Betesida, Dani Church, Emi Church ni koperative. Oya, ngende byita koperative, baragufunga. Ntabwo bari bumfunge kuko bajya muri RGB bagatanga ibyangombwa bakanabisinyaho, bakavuga ko hari ibyo bazakora, by'inyungu zizazanira akamaro leta, bagashyira mu bigo by'amashuri, bakabyemeranyaho. Ariko se bafite ibigo by'amashuri bangahe bazafasha bazakora ibigo by'imfubyi ni bangahe babifite? Bazafasha abapfakazi ni bangahe babikora? Birangiye gutyo. Rero byo byonyine tugaruke tuze tuvuge association des églises de Pentecôte. Association ni iki? Sema semura.
association n'umuryango, imiryango rero niba ari umuryango wishyize hamwe no kuba cyakwitwa icyo nakwita ngo ni koperative, nuko ari umuryango wishyize hamwe witwa kudaharanira inyungu ariko ufite inyungu mu bwenge, ufite inyungu mu bwenge. Inyungu mu bwenge ziki? Inyungu mu bwenge z'amafaranga, urumva, kuko barakubwira ngo Dani Church ibayeho kuko ugomba gutanga, naye mo gatanga, nawe ugatanga, nitwe tugize Dani Church. Bakakubwira uburyo uzana amafaranga binyuze mu buryo bumwe cyangwa ubundi kugira ngo idini ribeho. Ni nayo mpamvu uvuga ngo icya 10 ntago kizabaho, ntabwo cyareka kubaho idini rigihari. Ntabwo byakunda. Bishobora no kuba ari n'ukuri ko wenda icya 10 kitagikenewe, ariko ihakiriho icyitwa inyito y'idini cyangwa itorero, ntabwo icya 10 n'amaturo byavaho, ntabwo ryaba ari itorero. Ntabwo byakunda. Ni nayo mpamvu n'inyigisho z'icya 10 zizaba nyinshi no ku cyumweru kuruta ibindi, kandi bakakubwira wa muvugi, ndetse bakanakubwira ko wa muvumo wiba n'Imana, bakanakubwira ko uzarimbuka, kandi rwose icya 10 ntaho gihurira no kurimbuka, kuko ntago kiri mu mahame yo kwizera Kristo. Abapasiteri barakwirukana mu rusengero rwabo. Kunyirukana ntacyo byaba bintwaye, ikibazo nuko banyirukana muri Kristo. Iri dini niryo yaragiye kuvuga. Hanyuma uyu mugabo Isirael Mbonyi ikintu ari kuvuga ku idini ni imyumvire. Yaravuze ati mwigisha Imana, mwigisha ibyururutse imitima n'ibizana abantu mu bwami bw'Imana, kurukusha mwigisha amahame. Dufite akenshi mu nsengero tubamo z'amadini cyangwa amatorero, aho abantu bamara umwaka bari mu kwigisha kwambara neza, bari mu kwigisha kwitwararika, bari mu kwigisha gutanga icya 10, bari mu kwigisha gutanga amaturo, ariko batarimo gukangurira abantu kubaha Imana. Abantu bakubaha, urumva, abantu bakubaha pasiteri akaba dadi ni byiza, abantu bakubaha imigenzo y'idini n'itorero, abantu bakubaha amakorari, bakubaha perezida wa korari, bakagaragariza idini cyangwa se itorero ko bakishijwe, ariko badakishijwe, ahubwo bari kubeshya idini. Rimwe na rimwe n'idini rikababeshya ubugingo, cyane cyane ko umuntu udatenzwe mu rusengero yitwa umukiranutsi. Umuntu udatenzwe mu rusengero urya kwigaburo utari nyuma y'itoro yitwa umukiranutsi mu rusengero. Kandi ntaho bihuriye, kuko ibyo byose nshobora kubikora nanjye ubwanjye nzi ko ndi umwana wa Satani. Niyo mpamvu benshi bahabwa inshingano mu rusengero badakwiye guhabwa, bakamugira pasiteri atabikwiriye, cyane cyane ko yafite ikofi. Kabiri, iyo azi guhakwa. Gatatu, iyo azi kujyana ubusutwa. Bamuha inshingano nyinshi. Ubusutwa burujyana kwa bishop cyangwa kwa apostle. Hari abantu babaye gutyo. Abo ngabo bahozeho mu kera bitwaga ba Diotrefe. Ba Diotrefe ngo bakundaga kurosera abana b'Imana, bakagira amagambo bajya gucabiranya hirya hino. Ntabwo mvuze ko amatorero ariho icyitwa amadini yose ari mabi, ariko ahurira ku bintu bitatu: imigenzo, imihango, amahame, icya 4, icya 10. Ibi bintu byose umuntu bikora neza mu rusengero cyangwa mu idini yitwa umukiranutsi. Ntabwo ariko kuri. Ugasanga hirengagijwe ibintu bikomeye. Donc ikintu idini rikora ryigisha abantu amahame n'imigenzo kuruta uko bibwishwa Kristo, bagakurikiza iby'amahame. Amahame akaba menshi mu mukirisitu, noneho bigatangira agize ubusabane n'idini n'itorero lokale kuruta uko abigirana na Kristo, akazagera ku rwego agenda agira ubusabane n'idini agatakaza ubusabane afitanye n'Imana. Nicyo Isirael Mbonyi yavuze ati idini ririca, idini rirasenya, ryica ubusabane n'Imana kuruta uko ryakwica ryaha ubusabane Kristo. Uyu munsi niyo mpamvu ushobora gusanga Mbonyi nta rusengero agira asengera. Ashobora kuba rufite, kuko ntabyo aratangaza. Ashobora kuba afite urusengero ateraniramo, ntabyo aratangaza. Ashobora no kubona amasasa akiri n'umushumba we, ahubwo atagaragara mu gitutu cyangwa mu gitugu cy'idini. Tubitandukanye. Njyewe nshobora kuba nsengera kuri Emi Church, ariko mbarurirwa, ariko ntakomba kugaragara mu mihango yose yo kwa Emi Church.
ari gutanga icya 10 nta kibazo uzayireka ariko ujye wohereza icya 10 kuri momo. Ashobora kucyohereza cyangwa kanagitanga ariko atagaragara muri ya mihango cyane. Abantu bagahita bavugana ko yaguye cyangwa adafite hateranira. Ariko siko kuri. Yeah. Uyu ni Severson turi kumwe. Iri dini rero ni ryo Mbonyi yarashatse kuvuga. Ni ryo yarashatse kuvuga. Ahangaha. Donc imyumvire, ibikorwa, imigenzo nibyo. Yeah. Okay. Hanyuma poso we cyangwa se umushumba we utakiriwe cyangwa ari we ntabyo tuzi nta n'impamvu aravuze ati abahanzi muri inzererezi. Yarashatse kuvuga iki muvandi? Uruhande rumwe nibyo, urundi ruhande sibyo. Asanga ye namwe mwabateye ubuzererezi. Okay. Uruhande rumwe tubanze turebe umwana niba ari umushumba kuba inzererezi yarashatse ko hari abahanzi batagira amaterore amadini bateraniramo. Ndabyemera. Hanyuma kuba batarafite amadini n'amatorero bateraniramo, nabanza amenye se we nta ruhara abifitemo byatera abana kuba inzererezi. Nta ruhara abifitemo kuba yatuma abana baba inzererezi. Icya kabiri, ntabwo ari abahanzi b'inzererezi gusa, dufite n'abashumba b'inzererezi. Ntabwo ari abahanzi b'inzererezi, dufite n'abashumba b'inzererezi ndetse bakwiriye kujyanwa mu igororero, bakajyanwa n'iwawa, bakagenda bakagororwa neza, bagafata iminsi n'ibihe, bakabanza bakabigisha neza, bakongera bakabigisha bagasubira ku isoko. Ari abashumba. Ntabwo Masasu reka ngurugero. Niba urugero rw'abashumba? Reka ngurugero. Baragufunga niba ugiye kubavuga. No, baramfungira iki? Sawa. Niba dufite abashumba bamara ukwezi, bamara amezi 3 baza kuri YouTube channel, nta jambo ry'Imana bavuga, batukana, basebanya, baharabikana, bavuga ubwambure bwabo n'ubwambure bw'abandi. Atanavuze Bibiliya. Nta Bibiliya atangiye ukwezi, amezi 2, amezi 3, amezi 4, umwaka urashize. Ni ukuvuga gusa ibintu bitarimo ibihembura bya bindi Mbonyi yavuze, ibihembura imitima ntabyo, ibyubaka societe ntabyo, ibyubaka ubwami bw'Imana ntabyo, ari kuvuga gusa kuri mugenzi we gutukana, gusebanya. Uyu muntu hadakwiye kujyanwa igoro mwiwawe, abakamugorora, bakamwigisha, bakamuha amasomo y'uburere, bakamuha amasomo uko akwiye kwitwara, bakongera bakanamuha n'amasomo y'uko akwiye kwitwara nk'umupasiteri. Aho nabivuga ko bya bidakwiriye ni he? None se ntabwo ari abashumba b'inzerere? Umushumba kaza ubusebo babarizwa he? Tuvugisha ukuri. Uzasanga, reka mvuge kuri iki kintu, uzasanga bene aba bashumba bameze guke, bameze uko nta torero babarizwamo. Abenshi no mu matorero babagamo barabatenze. Kabiri, uzasanga bene aba bantu nta rusengero babatumiramo ngo bajye gufata Bibiliya babwire icyanditswe abantu, kuko ntacyo bafite. Gatatu, uzasanga bene aba bantu n'ubundi no muri societe ari ikibazo, kuko niba mpamvu bafite ubuse. Uzafata umushumba ufite church, agomba kugeneramo umunsi w'abazamwaki azakira mu rusengero, agomba kugeneramo umunsi wo gusenga, agomba kugeneramo umunsi azahuza ibyiciro mu rusengero, azabona umwanya buri munsi wo kuza kuri YouTube. Ariko ubundi nkubaze, YouTube bakoze iki abapaseri? Ariko aba bashumba bavuga ubusa, niyo mpamvu bafite n'umwanya wo kuza kuvuga ubusa. Ntacyo bafite cyo kuvuga. Ni igiki se? Ni igiki cyururutse umutima yaje kuvuga? Ni igiki gihembura mu bwami yaje kuvuga? Ese batangiye YouTube bafite gahunda y'ivuga butumwa cyangwa nabo bari baje gutwika? Babitekereje nk'amafaranga. YouTube babitekereje nk'amafaranga, baza icyo kibazanye. Impamvu nabo benshi baba bashaka batumirwa. Icya kabiri, ahangaha ho dukomurutse dukomene ngasiri, aba YouTubers benshi badutunga mikoro cyangwa abo tuziha. Ni intego ni ubwami bw'Imana. Niba intego rero, niba intego ya mbere atari ubwami bw'Imana, intego ya mbere ari ugushaka amafaranga, niyo mpamvu n'aba bavuga ubusa babaha mikoro. Yego, kubera ko icyo dukeneye ni amafaranga. Kuko icyo dukeneye ni amafaranga. Abo duhibizima nabo se babikurikira ko badashaka kureba ibizima, ko bashaka kureba. Abo duhibizima rero nabo hakaba indi ndwara, kubera ko abantu bokamwe n'amatiku bashaka kumenya ngo
za nzererezi nta nubwo ziri no mu bahanzi gusa, ziri no mu bakirisitu. Ntabwo inzererezi ari abahanzi gusa, n'abakirisitu harimo inzererezi. Uyu munsi uvuye hano ugiye gusengera kwa Sevensoni kuko yahanuye kijiji kirema. Ejo urahavuye bakubwiye ko Emi akwize yazuye uwapfuye. Ugiyeyo. Ejo bundi bavuze ko kwa Sarongo hari kuba ibintu bikomeye, ugiyeyo. Uvuze ko ejo bundi kwa Dorokasi Chachi habaye ububyutse bukomeye, hatanzwe ubuhamya bukomeye buhembura imitima, ugiyeyo. Uri hehe? Ubwo se kuzererera? Ubwo inzerereze? Inzererezi ziri mu bahanzi, ziri mu bavuga butumwa, ziri mu bashumba, ziri mu bakirisitu. Ahubwo turebe ikibitera, ni yuhe mwuka utuma abantu baba mu ruzerero. Okay. Ya, uyu munsi ngewe ndiho ndeba ibyo Apt.Masasu yavuze. Bavuga ko wenda benshi bavuga ko yari ashatse kuvuga abahanzi. Arashatse kuvuga abahanzi. Noneho bakavuga ko wenda wasanga yarakomye ashaka gutunga gatoki abavuye iwe bakajya handi, sibyo? Cyangwa bona baririmba ari abastari ariko barakuriye hariya badashaka kumuvuga nk'umushumba, none akabita inzererezi. Kuko uyu munsi hari abo tuzi bakuriye muri church ye na n'uyu munsi bakirimo, sibyo? Ariko noneho n'abasohotse. Kandi ntabwo byoroshye kuba wajya kuririmba kwa Masasu. N'umuhanzi wese wajyayo ntabwo byoroshye, ntabwo ari buri wese. Niyo mpamvu bavuga ko byanze bikunze hari ahantu yashaka gutunga gatoki. Reka twe tubyemere ko hari abo yaratunza agatoki, kuko hari abantu bateraniye bakuriye muri restoration batagihari kubera izihe mpamvu. Ariko nano tugaruke, bahavuye kubera iki? Nicyo ni regare aho niho hari ikibazo. Aha niho hari ikibazo. Ese to blaming abahanzi gusa cyangwa na Apt.Masasu nawe yaba afite ikindi kibazo icyatuma? Yes, turebe impande zombi. Niba hari abaririmbyi abahanzi bariwe bakagirana ibihe byiza bwa mbere, ariko ntibikomezanye bikaba ngombwa ko banagenda, ese nibo babi? Cyangwa na mushumba nawe ashobora kuba afite irundi ruhare rwatuma bagenda? Kongere twibaze, niba Mbonyi yarakoze konseri ya mbere, umushumba hari bicaranye, akahaboneka akamushyigikira, konseri ya kabiri ntahaboneke, ni iyihe mpamvu? Konseri y'ejo bundi ntahaboneke, ni iyihe mpamvu? Muri Bekare ntahaboneke, ibyo nabyo byatera kwibaza ikindi kintu. Ni iyihe mpamvu atahageze? None si yaraje Mbonyi aramukumira avuga ngo ntuze, ntasa no kumushyigikira. Naho haba ikindi kibazo. Ni ukubera iki iyo Apt.Masasu atabonetse, Madamu Lydia Masasu araboneka, cyangwa hakaboneka abandi ba? Twongere twibaza, ni iyihe mpamvu umushumba atagaragaye, ureze Mbonyi atabashije kugaragara? Hagati aha rero, hagati ya Mbonyi na hagati ya Masasu harimo question mark twe tuta. Ariko Mbonyi azi na Masasu azi. Uri Mbonyi ntashaka kumeneka ibyimba, atamena umuceri runaka, na Masasu nawe ntashaka kugira ibyo atobora. Biri hagati aho ngaho, ariko muri babiri harimo ikintu kirimo kizwi kibyimbyemo tutahita tumenya. Ariko nitugaruka, hari uruhande rumwe bw'ibintu Masasu ashobora kobrije umuntu, ariko umuntu nawe nkawe akabona ntiyabikora. Kubera iki? Yamagenzo na yamahame bidashoboka. Reka nguhuruge, uyu munsi uramutse Airtel cyangwa Mango 4G insabye kuyamamariza bakampa amafaranga mu gihe cy'amezi 6 cyangwa cy'umwaka, wowe nka mushumba wanjye naza kubikubwira ukambuza ngo ni icyaha. Emi mukuri kwamamariza Airtel n'urugero, ariko ni icyaha? Ntabwo ari icyaha. None se ariko kucyuca ku ruhande ibyo bintu n'ubundi byarabaye, ngira ngo arabyanga. Ubwo Gabby hari company ngira ngo niyo yashaka kumuha kwamamaza, ariko dada arabyanga. Okay, hanyuma ubwo aho ngaho tuhavuge, noneho urabitoboye uranabivuze. Uvuze hari umusaza witwa Vincent Rwibasira, ndamusuje, ajya akunda kuvuga ngo findi rutwa na Sararoga. None rero urabitoboye.
Deruye. Ureruye. None mbwira ikintu cyari aho hagati Gabby yarakoze ni igiki? Gabby se kwamamaza byabaye icyaha hehe? Hanyuma niba yaragiye kuri ayo mahame akamubwira ngo oya ni icyaha, ubwo se urumva ibyo bintu Mbonyi abyemere? Ntabwo Mbonyi yabyemera. Nicyo kintu nakubwiye, tuza, nicyo kintu nakubwiye, ndakubwira ngo Mbonyi bravo, coup de chapeau, gukubita umwuka w'idini, komeza ukubita uhabye, wegeze kure mu muhungu wacu, tera imbere rwose. Rwose ariko se koko Mbonyi ndabizi ko iki kiganiro gukireye usengera ahantu, reka musubirize asengera hose kuko Imana iri mu mutima we, ahubwo mubaze ngo ateranira he? Harya gusenga turabigendana, abarakora mugira utuntu twinshi. Oya, gusenga turabigendana, n'ahandi gusenga, n'ahandi mu kiganiro wambaza ndi gusenga. Okay, Gabby ni umukobwa kandi ufite dadi oya, ariko rero ntibajye banatwumva nabi. Ari gihe umve wenda ibintu akavuga ati banyibasiye, ariko ntawe twibasiye. Aho turavuga ibintu biririyo bigaragarira umuntu wese, umuntu ashobora kuvuga ati mbese nuko byagenze, ntimugashake kubindikiranya abantu, sibyo? Hanyuma Gabby gufata umwanzuro wo kujya kubibwira dadi kugira ngo amusabe uburenganzira, Gabby afite ikosa cyangwa dadi wamubujije afite ikosa? Dadi nawe tumubajije wasanga afite ukuri ko kuvuga ngo umwana ni njye umurera, ariko ze ni njye umutunze. Reka njye mbivuge gutya rero, reka njye mbivuge gutya, muri kuncotora, reka mbivuge gutya. Gabby afite ubujiji bwo gusikamirwa n'imyumvire y'idini. Ndabisubiramo, ari nacyo kintu cyagiye kiba mu bahanzi benshi, idini ryagizeho influence. Ni ubujiji bushingiye ku idini, kurya uburozi bwinshi bw'idini, ukabamo imyaka 5, ukabamo imyaka 10, idini rikakuyobora, rikaguha amahame, rigafata ibitari ibyaha rikabihindura icyaha. Ni kwamamariza Airtel, kwamamariza MTN, kwamamariza Rwanda Form, kwamamariza Dodoma, kwamamariza Rwanda Air. Bibi cyaha gute kandi tugenda mu ndege, indege irakishishwe? Kwanga kwamamariza itumanaho ni bibi cyaha gute kandi turitunze, turihamagara tukariha n'amayinite? Ariko se Apostle yigeze amubwira preve, yigeze amuha impamvu itumye nyirizina? Ntabwo mbizi, wenda ibingi byasubiza Gabby, ariko yarajyaga kumubaza iyo agiye guhindura imyenda, iyo agiye kurya ajya kumubaza ngo dadi ni ke? Ajya kumubaza ngo dadi ni ke? Ajya kumubaza ngo uyu munsi ndambara iyihe style? Iyo agiye gukora indirimbo ajya kumubaza ngo dadi ngo ndaririmba gutya. Iki nicyo kintu uyu muhungu Mbonyi yakoze. Wune Mbonyi afite ibintu nka bine yakubise ku mwuka w'idini, Imana imukorera mu mpano ye, arakora, aratraverisa, Imana imushyigikire kuko yahiritse Dagoni. Icyambere yakubise umwuka w'idini, icyo nicyo cyambere. Kudatwarwa n'amahame n'amategeko y'idini. Kabiri, kutumva ibintu byose kumushumba gushumbya azakuyobora uko abishaka, ngo gutwara uko abishaka mu buhame y'idini n'inyungu ze. Gatatu, yarisobanukiwe, amenya ko mu mpano ye akwiye kwibyaza umusaruro, akavuga ati ntago nzakora konseri itishyuje. Sibyo? None se araririmba, producer mushyira amenyo, araseka bigakunda? Yavuze akantu ko kwishyuza ntabwo bikunda. Katwe kukagaruka ko tutagira abo dutunga intoki bikatuhana ibibazo. Hari bene wacu batashaka kwishyuza, ariko none iyo uvuze ngo yakubise Dagoni yakubise Dagoni, iriya konseri yakora muri Beka Arena, Dagoni yaraguye. Imana ishimwe, niwe mu mateka kuva Beka Arena yaba wakoze concert. Wakoze konseri igahita. Uyu munsi iyo tuvuze ngo Mbonyi tukavuga na audience afite, ngira ngo abandi bahanzi bose bo hanze aha byabaha isomo. Yego. Hanyuma Gabby twavuze yari umuntu wagize indirimbo zakunzwe, abanumwe mu bakobwa, aracyari umukobwa harya? Yego. Abanumwe mu bakobwa baririmbye neza na n'uyu munsi, ariko nanone basa naho batarenga aho bari. Ukavuga uti ni impamvu y'idini, ni idini ryabiteye, sibyo? Uyu munsi rero Apt.Masasu Joshua yaba afite ikibazo gikomeye cyo kwiteza imbere ashingiye kuri
aba bamuyobotse cyangwa abayoboke be, hakaba harimo wa mwuka wo gushaka gukandamiza abantu kugira ngo bayobore witwaje ko ari umwuka wera wo kuvugisha. Ntago umushumba, twe ntago dushobora kwibasira umushumba, sibyo? Byumve neza. Hari abaza muri commentaire bakavuga ati mwavuze umushumba, mwamuvuze nabi. Oya, ntago bibaho. Ntago twavuze nabi. Nta nubwo twavuga umushumba nabi. Ahubwo turimo turavuga ibiri hanze kugira ngo ejo nundi bifate nk'uko biri, atabifata nabi. Kuko twe ntago twemereye gutuka umushumba. Ni n'icyaha. Kabone niba batari umushumba. No mu buzima busanzwe bari umubyeyi Seveson. Kuko uyu munsi hari igihe umuntu yumva nabi ikiganiro akaza muri commentaire, abantu basoma commentaire akaza tukana bakagira ngo koko muri commentaire byo umuntu avuze no kuri, ariko ntago ariko kuri. Seveson ne yavuze umushumba nabi w'idini rya restoration, ntago yavuze apostle nabi, kuba gusa Bibiliya ntago yemera ko tubita badadi. Reka dushingiye kuri Bibiliya. Ngiye rwose niba ntavuze ngo ni dadi, komeza uvuge. Niba ntavuze ngo ni dadi, atagiye uza kuvuga ngo wavuze dadi wacu nabi cyangwa ngo wavuze mami nabi. Ntago ari byo rwose, ni Bibiliya ntibyemera. Kuba twabita abashumba b'amatorero cyangwa abashumbya amatorero, nigeza ko ni uburyo bwiza bwo gufasha abantu kubivuga neza no kubisobanura. Kuko n'uyu munsi natwe iyo dushatse guterana turagendana, njya nterana kabwiriza nicayemo, nkaho narabwirije nkafashwa nkasohoka nkataha kubera ko gahunda irangiye. Icyo ntajya nkora no kwiyandikisha ngo natanze cya 10. Sinzi wigeze kumbaza ngo ari gutanga icya 10 ko nta hantu bakubonye wanditse ngaho. Ese tujye twiyandikisha kugira ngo tumenyekane ko twatanze icya 10. Hanyuma rero umushumba uyu munsi byanze bikunze ibyo Seveson avuga, wenda n'abandi badukurikiye bashobora gushyiraho commentaire cyangwa kwanaliza. Mushumba wanjye rwose biraguhama kuba udaha uburenganzira abahanzi, urumva, ngo bakora ibintu bishobora kubateza imbere, ariko ubwo wenda wasanga bakwitura muvande. Urabagenera kwitura we nuko utarajya kuririmba. Ujya kuririmba bazaguha kwitura. Oya, umuntu uyu munsi reka tuvuge kuri muri restoration na Pst.Masasu. Na ahantu hagaragara impano nyinshi. Na ahantu hagaragara impano nyinshi z'abanyempano, z'abahanzi. Okay. Hari n'abaririmbyi babayeho benshi cyane rwose bakoze. Bandriso Mucyo, ba Pst.Mutesi, ba Gabby, ba Liliane Kabaganza, ba Serge Arsane Manzi, ari Serge yamuremye, Manzi Arsane, rumva abo n'abantu bakomeye, bacubaka abantu benshi. Uyu munsi hari ba Christian iri imbere, ba Arsane tuye n'abandi benshi, sibyo? Ariko ugasanga igihe bahabayereye bagiye bagira wenda ubikorwa bashyigikirwamo nk'amakonseri. Tubyemere ako kantu rero, tubyemere pe, barashyigikirwa, bagiye bashyigikirwa mu bikorwa by'amakonseri. Ku buryo umuhanzi yabashaga gukora konseri, urumva, ku buryo umuhanzi yashakaga gukora konseri bakamushyigikira, umushumba akagenda akamushyigikira, akabwira n'abantu ati mugende mushyigikire, akanahaba. Ndibuka ko muri konseri rimwe Kabaganza Liliane yigeze gukora kuri Serena Hotel, yamuhaye 800. Kandi yari menshi cyo gihe. Yari menshi. Akabashyigikira, sibyo? Abo ba Arsane Manzi, Arsane nta worshipleader muri restoration urafata imitima wahagaze kuri podium ngo agaragaze gusigwa nka Arsane Manzi rwose pe. Uyu munsi ni pasiteri, byarangiye giye. Ariko akantu kabi gashobora mu byo twumva biravugwa hano turi mu mbone y'ubusesenguzi, gashobora kuba gatuma abo bahanzi kenshi badashobora kugenda, nuko bahora n'abahanzi bari lokali, nuko ashaka kubabwira wivaha, kora ibi, genda ibi, mbere yuko ujya kujana umukobwa ngo uzamwemerere umwanzo umumurikira amezi 6. Ariko ibyo urumva koko donc utwo tuntu nk'utwo twose ari ibyo. Ntabwo mbonye arakora amakonseri menshi nk'ayo Pastor yakoze. Ariko ziko hari ibyo Pastor yakoraga ibitaramo bya Pasika man. Yakoze ibitaramo biremereye bya Pasika bikomeye biremereye mwaka. Ariko se Pastor yakuyemo iki uretse gushimisha imitima no kuba ari star? Ni mbwira umusaruro ufatika yakuyemo mu bitaramo yakoze. Ariko reba umusaruro Mbonyi afite mu bitaramo bikamaze gukora nyuma yo kwisobanukirwa akava mu idini, akareka imyumvire y'idini.
n'imihango y'idini. Ntago kuba utakurikiza imihango y'idini bivuze ngo uri umupagani, woya. N'amavuta Ariko urayafite. Pasiya ni dadi arashimwa n'ibiki, ariko no, uretse ko nyine n'ubundi umuntu ni unique, ni unique. Yes. Ariko Isirael Mbonyi yakomeza kuba gutyo, ndahamya ko ntashidikanya ko nibi byari kugera. Hari aho yari kuzajya agera, dada akamubwira ati woya mwana wanjye, ca bugufi kiwigikora. Ndahamya ntashidikanya, reka nkubwire, findi rutwa na sararoka. Reka nkubwire, ntabwo Apt.Masasu yari kwemera Mbonyi ko ajya kuririmba mu gitaramo cyari cyateguwe na Kenisi aririmbana na Yvonne Chakachaka. Ntabwo byari kubaho. Icyo gitaramo urakibuka? Urakibuka ko cyabayeho? Ngo yagiye mu bisi. Urakibuka ko Mbonyi icyo gihe bamuteye amabuye? Natwe mu itangazamakuru hakaba abantu bamutera amabuye. Ariko Mbonyi usikino yasubije, uriya muhungu yarisobanukiwe wangu. Yaravuze ngo ntabwo umuzima ari ukeneye umuvuzi, ahubwo umurwayi ni ukeneye kuvurwa. Ngewe ngiye gutanga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Mubabukeneye, aho bukenewe. Ntabwo ngewe hari ikindi kinjyanye. Ikintu Mbonyi yaravuze kitari ukuri ni giki? Mbonyi yazindaya n'abajura n'abasinzi. None ikintu yarakoze, ntabwo yari yatumiwe agiye kunywa byera. Ntabwo yari yatumiwe agiye mu ndaya. Yari yatumiwe agiye kuririmba tuzurira ku musaraba nahakuye indirimbo nagezeyo mpindurirwa umwambaro. Hari ikindi yari ajyanye? Ntacyo. None yari agiye kuvuga dayimoni cyangwa yaravugiye kuvuga Kristo? Ariko ntabwo mpamya, bitewe n'imyumvire y'idini n'amahame y'idini, ntabwo mpamya ko Apt.Masasu yari kumuha recommendation ngo ajye muri kwa Kenisi. Uretse nawe n'abandi bantu bose, uzi comment zanyuzeho agiye kuba nka Mani Martin nawe aratura adupfiriye ubusa. Ibyo bintu byaravuzwe papa. Ariko si Mbonyi adupfiriye ubusa? Afite imitima yose. Adupfiriye ubusa se? Afashe imitima yose. Rero reka aho ngaho niho nemera ko Mbonyi iyakomeza kugendera ku mwuka w'amahame y'idini atari kubuware. Yes. Urabirangira. Ntabwo byari gukunda. Uvande. Nago byoroshye. Hanyuma uyu munsi Gabby mushiki wacu turamushuje, ariko nyine iterambere rye niryo muri church. Akunda. Kandi ni umuhanga. Gabby ni umuhanga rwose, aririmba neza, afite ijwi ryiza, ni umuhanga pe. Ariko idini abantu ntago baramenya ikibazo. Uza abahanzi bakuru, reka nkuvuge iki kintu, ni wowe uri kunzana muri ibi bintu. Idini ryabambye Yesu. Uza abahanzi bakuru muri iki gihugu bagizweho ingaruka zo kujya munsi y'idini. Uyu munsi bikaba bigoye kugira ngo babashe kugarura igihe batakaje, cyangwa babashe guhindura ibihe bajyanye n'iterambere, ibihe byarimo by'iterambere kubera idini. Ntago tuvuze amazina yabo, ariko mu minsi iri imbere hari aho mubigende mubona umuhanzi akaba yaranze kwishyuza, ariko aho isi igeze bikayimusaba kwishyuza. Icyo ni kimwe. Ibyo ntago mbizi. Oya ntago biraba ariko bizaba. Oya abahanzi banza bumve. Uri guhanura? Ndimo nahanura. Bakaba baranze gukorera ibitaramo wenda mu masare kubera ko bashaka yishyuza, kubera ko bashaka wenda nko gukora ibitaramo ntiwabo ku macaci, ariko uyu munsi akavuga ati oya sinyeneye kuba umuhanzi uri local, nkeneye kuba international. None akaba agiye guhindura ibihe agasohoka. Bisa na bya bintu by'iwacu mu myumvire yahandi ho twavuze mu idini wacu twavuye muri ADPR. Sibyo? Bashobora kuzisanga imisatsi bayemeye. Mvana nyumva neza. Ndi kukumva rwose. Tazava ngo n'ubuhanuzi ngo nimwumve. Ndi kukumva pe. Ejo bigahinduka muri ADPR kwambara ipantaro atari kibazo. Kunyumva? Bikarangira kwa ibundi se kwambara ipantaro, sawa? Bikarangira umusatsi muri ADPR atari kibazo. Bikarangira amaherena atari kibazo. Bikarangira bwa buzima busa naho bw'abantu runaka bacikamijwe bakabuzwa uburenganzira bwabo ngo kubera ngo Imana itabyemera. Bikazarangira bibaye kubera ko isi kujyana n'ibihe. Uyu munsi turavuga ngo cyari ikizira kuba abantu badashobora guhura ngo basangire baganire, ariko uyu munsi bikaba bigiye kuba kubera ibihe.
bigendeye kuri ya myumvire. So abahanzi benshi rero nabo bakaba baranze kugira ibyo bakora kubera idini. Uyu munsi bakabona nta yandi mahitamo bagomba kugira gute kubikora. SSFenso ibintu bivugiye ubwo bakabihagararaho bazagaruka batubwire ko nta kibazo. Okay. Nibiba harimo ibintu bibiri. Bazihangana bagire imbaraga z'umutima zakira ibibayeho bitewe nibi. Nzababaza kuko byo umunwa wanjye kuko byo bizavugwa. Nzababaza to. Kabiri. Bazaza biteguye ibimenyetso. Kabiri. Ikinyoma cyahindutse kuri ariko gifite intebe y'ubujiji birangira ihenutse iyo ibihe bisobanuye ukuri. Ngo uvuze ngo suremo twumve. Niba nta muntu wibasiye. Ikinyoma gishingiye ku ntebe y'ubujiji gihinduka ukuri birangira gihenutse bitewe n'ibihe bimaze gusobanura ukuri. Okay, sobanura ibyo dusoza ikiganiro. Icyo nsatse kuvuga, hari igihe iminsi yo kujijwa cyangwa y'ubujiji tubamo ishingiye ku batuyoboye nabi, ishingiye ku baduhaye ibyanditswe nabi. Okay, kubera cyari nabi, kubw'ubujiji, kubw'inyungu zabo, kubw'inda. Yego. Okay. Nguha urugero. Uyu munsi abantu hari impaka z'ubuntu ngo n'amategeko. Kwitwa umunyabuntu byabaye icyaha, ariko moi j'ai déclaré ngewe ndi umunyabuntu. Ndiwe. Nanjye ndi umunyabuntu. Ndi umunyabuntu. Simbabeshye. Kuko mbaye ntari umunyabuntu, Kristo ntabwo yaba ari cyo. Ahubwo tubanze umenye ubuntu ni iki. Kakijijwe kubw'ubuntu. Noneho hari impaka z'amategeko n'ubuntu. Umuntu akavuga ngo nimutwarwe n'amategeko. Amategeko ko bavuga 10. Amategeko yari 600 nangahe? Yose urayakurikiza? No. Niko byanditswe muri Bibiliya. Tugaruke kuntu badusomera ibintu nabi no mu gihe bitatureba. Iyo uvuze ngo ijisho rihorwe irindi, uyu munsi bakuvanyemo ijisho harundi barikuramo. Ntugenda ukihangana cyane. Ngo bagukubita umusayi uhindura urundi, wankubita umwe nkiruka. Nana kwishyura. Urumva? Noneho icyo dushatse kuvuga, hari imyigishirize mibi ifutamye yaturanze, ibyo biryo tukabirya nabi igihe kinini, noneho tukagera igihe tukaza gusobanukirwa kuko hejuru y'ubwenge haba ubundi, hejuru y'ubumenyi hakuba ubundi, kandi duhora twiga uko bukeye uko bwije uko ibihe biza. Okay. Reka nkubwire Saga yigeze kubaho mu ideni. Okay. Amazi bakizana hakiza ko amazi agomba umukozi w'Imana wayoboye cyangwa wigishije bamuzanira amazi ku ruhimbi. Siko abantu byagize bagatokesha bakavuga bakamagana iyo myuka bibi uruhimbi nta uruzana ha amazi. Akoso ubone ko biri. Osari n'ukirwica. Ariko ntabwo yisabira utima amazi. Gusa amazi yari icyaha. Banicara hasi. Nta. Ubwo bamanuye hasi. None reka nkugaruke. Reka tugaruke ku kindi kintu ariko yemi. Wari ubizi mu minsi ishize mbere ya Covid gatoya. Ntabwo zidini ryavugaga ko social media ari icyaha, ko WhatsApp ari icyaha. Yego sha. Ko WhatsApp ari icyaha ntawe ubyemerewe, wajya kuri telefone uri mu rusengero bakaguhugura, waba uri muri korale bakaguha ibihano. Ubu ntabwo ari ryo dini rya mbere ryahise rishyiraho Telegram. Muri Covid bayo. Covid bayo ntabwo ryahise rishyiraho Telegram. Kandi cyari kizira. Uyu munsi genda urebe bafite ibikoresho byiza byinshi bihenze by'itumanaho kuri YouTube. None icyagaragara ko atari byiza, YouTube ntiri gukoreshwa. Kubera iki? Unamubwiye ko mutayimonetiza ngo yishyure. Bishatse kuvuga iki? Agatebe k'ikinyoma gashingiye ku bujiji gihinduka ukuri, ariko igihe ibihe bisobanuye ukuri bije bihirika ka gatebe. Icyo gihe rero cyo usigara kurwana nacyo n'itangazamakuru, bagahita bavuga ngo itangazamakuru ngo namwe murakabye. Ntabwo rikabya. Ibyo wavuze mu gihe cyashize iyo bihindutse itangazamakuru rirongera rikabona akazi rikabivuga. Sibyo rata? Ibyo nibibaho ngewe Sevenson uri kuvuga ibi, ejo ni ingaruka nkagirwaho n'ibihe gitangazamakuru byamvuze mu njyana ntago nza complaining. Nicyo gihe
nicyo gishya. uvuze ibitangazamakuru nibuka ko mbere yo kugusezerera hari inkuru imaze iminsi hano hanze cyangwa nta nubwo ari iminsi myinshi yakozwe nawe, ikiganiro cyakozwe nawe, abantu bamwe barakirebye bavuga ko wenda wabeshyewe kandi koko Sevesoni cyangwa nabaye umwe mu bantu badafite ubwenge. urumva bakugarutse bavuga ko hari umunyamakuru umwe mugenzi wacu, simbura kuvuga ko ari mugenzi wacu ko dukora umwuga umwe, ariko rimwe na rimwe hari n'abadusebya, urumva niba mwarabivuganye cyangwa mutabivuganye simbizi, ariko bakurikiye iki kiganiro birangira bagufashe nk'umugabo wa Mutesi. ase muvandi ubundi ni pranka nk'ikinyoma, ibyo byaje bitego nk'ikinyoma. Reka mbivuge, urakoze. Uziko nta biganiro byinshi nkuzimo wakoranye na Mutesi, uri kumwe na Mutesi, kubera iki uje mu isura yo kwitwa umugabo wa Mutesi? Byatewe n'iki wundi? Ni ikibazo gikomeye ariko gishingiye ku bunyamwuga buke. Reka mbivuge, kuko umuntu wakoze iyi nkuru ni mu kinyamakuru kimwerekana nkivuge cyitwa Urugendo TV. Kamana turagusubira. Yego. Nta nubwo Pst.Mutesi yari muri story. Ntayo. Abumvisha ikiganiro gifite iminota 41. Nta hantu nigeze mvuga Mutesi kuko Mutesi ntiyari muri story. Navuze yambajeje kuri Annette na Murava, mvuga kuri Prophète Eric Sultan, ambaza gato kuri CV yanjye, gato cyane, tuvuga ku bintu bidakwiriye by'abakozi b'Imana bamwe na bamwe. Kiriya kintu yambajije ngo mbese amakuru ya Mutesi byari ibintu bisanzwe nk'uko nguko ushobora kuba utaratangira n'ikiganiro. Tavuga nti ni byiza, nabo nta byari byose nabonye amakuru ari meza kubera ko nabonye yagiye ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yagiye. Ngewe nshiduka mbona yakoze akantu k'amasegonda, abantu barebye icyo kiganiro, akantu k'amasegonda 30 yagiye asubira inyuma ararikodinga ngo umugabo wa Pst.Mutesi tumugezeho, ngo Mutesi yagiye hanaha, ngo umugabo we wasigaye hano mu Rwanda. Can you imagine? Ntabwo nigeze mba umugabo wa Mutesi, sindi nawe. Umuntu akominikana cyane ari ntabwo nta n'ibihari, ibiganiro byinshi tubaze tufitanye. Ni gute umuntu muzima atinyuka kiriya? Ni biri mu byaha bihanirwa. Irano gukwirakwiza ibihuha. Kabiri ni ugusebanya, ni ukunsebya, ni ugusebya umuryango wanjye, no guharabika isura yanjye. Gatatu ni ugusebya Pst.Mutesi, no kumuharabika, no kumwibasira, birane harassment. Ariko se bagenzi banjye tujye tureka tunoroshye, ubu no kugira ngo tugire kukize. Ibaza akantu ugiye gukereya k'amasegonda 40 katari mu kiganiro utavuze. N'abantu babibonye, babonye icyo kiganiro, n'abantu bakikibona wenda bazarebe ko atari ibintu byafindafinditswe byo guterateranya byabayeho. Ikindi ntago wavuze ikiganiro ngo wakoze umuntu ku kiganiro ngo haburemo indi story. Nibazatangire ku kiganiro nyuma y'amasegonda 33, nibabonamo indi nkuru ivuga kuri Mutesi bazavuge ko nabiganiriye. Ibi ni impamvu zo kugira ngo batwike. Impamvu yo gutwika ngo kugira ngo ikiganiro kirebe. Ariko ushake gutwika, ushake gucuruza, ucururije ku kwica izina ry'umuntu. Ese Pst.Mutesi yigeze guhamagara yarishishekeye. Ntacyo ndawe, ariko nahamagawe na benshi. Yarumiwe, ariko nawe yarumiwe Mutesi. Ejo sigitangaza ko yanjyana mu rukiko Mutesi. Byashoboka. None ese wowe umunyamakuru waramwihoreye, urumva mwakoranye ikiganiro, umenye ko aya makuru yose ari kuhuzahuza ibintu bitari byo. Babandi yabanje no kunkoraho amatitire. Ndo umunyamakuru mugenzi wawe yabanje no kunkoraho amatitire atabaho, atubashywe. Nderageza kumuganiriza nk'ibibona, ambwira ngo kuraho ibi bintu, ntiyabyumva, ambwira nabi, ndamureka. Ariko kugeza ubu byageze mu zindi nzego. Yambwiye nabi ko ngo ntagomba kumutegeka imikorere y'ibyo agomba gukora. Urakoze kumbaza iki kibazo, nambivugeho. Ntabwo hari n'umuntu umwe wampamagaye arambwira ati Dani, nari nkuzi kuri umuntu uri serious, ndatinyuka gukora ibintu. N'ubundi ndacyari we, ntabwo mfite kuza kuvuga ubujajwa hano, ntabwo mfite kuza kwibasira abantu, ntabwo mfite kuza kuvuga ibintu bidatarimo message. N'ubundi ndarengana,
wowe wabibonye ugaceceka, wowe wabonye ukabifata ukundi, ntago biriya bintu ari ukuri, ni findi ariko bizagira iherezo, bizarangira, hari izindi nzira birimo kugira ngo birangire. Waba warakoze neza cyane. Imana iguhe umugisha. Tuboneho guhugurana bagenzi bacu bakora uyu mwuga. Ntago turi kuri izi platform kugira ngo twice amazina y'abantu, nta nubwo turi kuri izi platform kugira ngo dukore ibintu by'ubuswa, twangize imiryango. Urumva hari abantu ufite uwo bavuze nawe afite abana, ibyo twavuze birasa no kugira ngo bijye guhura n'imiryango bitandukanye na bimwe twavugaga by'ubuzima bw'abantu ibyo bakora. Urumva ntago naba ngaragara hano kenshi kuri YouTube kenshi nenga ngaya ibintu bidakwiriye ngo ninjye wongera kuza kubikora, ntago bishoboka. Ako se waramubujije basi? Naramubujije Kamana, waramubujije? Ibihamya birahari. Naramubujije. Ndanamubwira ngo gikora ibi bintu simbikeneye, ntacyo binyubakaho nandi byo byubaka. Ndanamubwira urabizi ko ibi bintu wakoze bitahari. Bizatanga isomo n'abantu bajya gutanga bazi ko batari abantu bashobora gukoreshwa ibibonetse byose, bajya bamenya n'amacano bajya. Sha Imana imfashe, nzatunga bike, nzakorana na bake bashoboka, nzakurikirwa na bake bashoboka babikunze. Ariko urumva ningera ku rwego rwo kuba najyana n'umuntu mu nkiko, uzi ko bishobora kurangira mugiye mu nkiko. Ariko oya niko biri. Kuko ntago ushobora kwishimira ko ibintu by'ibinyoma bitari ukuri, bigusenya, byibasira umuryango w'abantu. Iyo ibiganiro bidakunze bigenda gute? Ushaka izindi mbaraga. Rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi. Tuvuganye na bamwe badukurikira. Arakoze cyane Sevenson, message atambukije irumvikana. Mwakoze mwese abadukurikiyeho muri hirya no hino ku isi. Imana y'umugisha. Nge nari kuzo Emi, nari kumwe na Sevenson, si ubwa mbere mubonye, kandi ntekereza ko n'ubutaha tuzaturi kumwe kubera ko ari message nyinshi afite, nanone kandi zafasha abantu cyane mu bijyanye n'ubusesenguzi. Nusoma ukumva ari byinshi udasobanukiwe, byanze kunze uzasobanuza. Imana y'umugisha, Imana ibagiye neza. Niba ukunze iki kiganiro gisangiza abandi, ukore like, kuko wakoze share birumvikana, hanyuma uze gutanga igitekerezo muri comment. Imana y'umugisha, mwakoze cyane. Ari message. Imana y'umugisha. Reka tukomeze reka mvuga kakana. Waba uri umunyamakuru, waba uri umushumba, waba uri icyo cyose, waba udafite umuhanzi, nubura kugira indangagaciro za Kristo, basigerageza ugira indangagaciro z'ubumuntu. Bwasigerageza ugira indangagaciro z'umuntu. Kabiri, nutegura gukorera ikintu umuntu kibi, uzabanze ugaruke witekereze, uvuge ngo mbese iki kintu ngiye gukorera umuvandimwe njyewe ngikorewe cyanyura. Ubanze urebe. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo witura ibyiza ibibi ntabwo bizava mu rugo rwe. Mbonera kubwira bene wacu b'abashumba ko nanjye ndi umushumba. Ntago nasengewe ariko ndi umushumba. Ngo nanjye mfite abo nshumbye. Wabyemera wabyanga ntacyo, wenda Imana izankoresha cyangwa ikoresheje Sevenson. Buri utanga message imwe, wenda ikibazo uko nabyo dushumbye, ariko dufite abantu dushumbye, ariko nta ntama ngiye mfite. Ngiye mfite kuri kamera nta bandi nshumbye, nivugiraga rwose mutankubita. Ariko niba uri umushumba ukaba uri pasiteri, sibyo, ukaba uyoboye abantu uvuga ko uzageza mu ijuru, muvande aho kugira ngo bivagavange, uzarambura amaboko uvuge ko bikunaniye kuba umushumba, sibyo, uhisemo kugira gute kwibera wawo. Oroha gato nubwo warunsezereye. Oroha gato ndiyoroheje. Ntabwo ashobora kubisezera, kuko misiyo yatumye aza kwitwa pasiteri no gushinga church ni cover y'ubushumba, ariko mu mutima ni n'intego. Tandukanye abantu babiri. Tandukanye umushumba wahamagawe n'Imana aje kugira abashumba. Nubwo ibi byose biriho, nubwo isagiriho, ariko hari abashumba bazima. Hari abashumba bazima, ndabihamya. Hari abashumba bazima Imana ibahe n'umugisha. Imana ibahe umugisha. Waruhukiraho ukamubwira ibanga karibika, waruhukiraho ukamubwira ibikugoya akagupfubika, waruhukiraho akagufasha. Hari abashumba bazima bashyigikira amaboko y'abanyempano. Ahangaha mpite nshimira Apostle Mignoni Kabera. Yashimye. Wowe yareka mushimire. Indeze. Uyu mushumba, umuyobozi wa Noble Church ndetse na Women Foundation, Mignoni, mushimire. Kubera iki papa?
ndamushima kuko tugize abashumba benshi nka 50 bafite umutima agira wo gufata amaboko abakirisitu cyangwa abandi banyempano. Hari ikintu byamara. Umushumba ushobora gufata umwana uba mu rusengero akamukoreshereza ubukwe. Umushumba ushobora gufata umuririmbyi yagiye iwe na bande ye akamuha envelope agashyigikira amavuta y'uwo mushumba. Umushumba ushobora gufata umuntu akamuvana hano akamutegera indege wabaye ari inzahare. Tujye tuvuga ukuri ibi ishimwa tubishime ibinengwa tubinenge. Ibyo na ba Ernest barabikora. Aya Ernest uzarebe ari amasaha ajya gutangira agatangira ku gatuti. We ntumbangire kanivugire minyora. Aya ariko nagenda nkabona urumva uyu minyoni uzarebe abantu bavuga bati njyewe ubwanjye sinari narigeze ndenga Tanzania sinampaze ariko nagiye Dubai ndaruhuka. Imana sindagenda mu ndege. Okay, urwetse nange sinagenda mu ndege sinanayizi sinzi no ku kibuga cy'indege. Apostle minyoni nange azanyuriza indege man. None sibwo umuntu niba adashobora reka nkubaze Emi umushumba udashobora kuguha audience uteraniriwe sibyo uri umukirishi tubaruye mu gitabo cye umwirutseho umwaka ngo aguhe audience uramushaka yarayikwimiye ugeze no ku muryango we arakubwira nta mwanya mfite. Urumva uyu mushumba uzajya kumubwira ikinde cyumve kabiri reka nkubwire iki kintu niwo ngaruye inyuma. Umushumba ushobora kuba cyangwa idini ushobora kuba ufite ubukwe wabuze amafaranga 200 cyangwa 100 cyangwa 1000 bingahe reka mvuke ibintu bingahe ari muri ya mahame y'idini yuko ugomba kujya kwerekanwa wayatanze bakakubuza bakavuga bataye amafaranga atabonetse ntitukwerekana. Harya ubu uyu uzongera kumwita umushumba atakugobotse. Reka tujye tuvuge ibintu finde rutwara sararoga urumva rero reka tujye dushimira hari abashumba bariho twashimira beza bagifite indangagaciro za gishumba nubwo ari bakeya ariko rero niyo mpamvu mfite nakubwiye ngo hari misiyo ebyiri. Hari umuntu wahamagawe n'Imana azagera ntawerabye ngo de kuko nta muntu uba perfect ariko hari umushumba wahamagawe n'Imana ugerageza gukora pe ariko hari wa mushumba wahamagawe n'inda hanze akazi karabuze baransezereye nta kintu mfite cyo gukora none niza nkavuga zo pai rokasha nini ya raporo rokumba nini ya reka tupura umva ko witeka avuga pakeya roka ubundi abagore bakirukanka nibo bayoka baberoba akakubwira ati mbere yuko kugira ngo nze hano Imana ikugire neza ikuzingure dore envelope y'ibihumbi 500 ngiyi ndi kuyatira ishyira hano uriho umwuka w'urupfu ndi kubibona uriho umwuka w'urupfu zani tu abireke gute abeho gute aho yazabireka ariko bari ari nayo mpamvu abantu bakwiye gusobanukirwa bakwiye kureba umenya umuceri bro wansezereye Imana Apostle minyoni amaze kwigarura imitima ya benshi papa. Apostle minyoni rwose yuba reka twongera dushime ninde mushumba wari wabona wabayeho uretse adeperi igenda ikagurira imodoka z'akazi zitwa iza kampani ariko ni bangahe bashumba babonye bicara urumva bakagurira abapasteri bari muri church amamodoka bakabwira ngo nayanyu nimushaka nugiye muzamutakiri muri Noble na Women Foundation muzayajya wabibonye rugapa se nayigure musaza okay yarayiguze hanyuma se abandi bariho ni bangahe okay ikiganiro kiraragiye Sebeza urakoze cyane bari guvugisha Ubane. Imana duhana umugisha brother. Urakoze cyane. Turakoze. Ntekereza ko rero umuntu wese wari kudukurikira ashobora kugira byinshi asobanukirwa akabisangiza abandi. Mwakoze cyane Imana mu mugisha nanjye bazanyuriza indege wa. Hallelujah.